Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Turashima Imana. Ni Pastor Gatera Jose. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Ndayishimiye nongeye kuboneka imbere yanyu n'imbere y'Uwiteka. Ndashima Imana ko yambashishije uyu munsi nkaba ndabonetse, nubwo ntari mpari mu minsi itari myinshi cyane, ariko mu buryo bw'umwuka numvaga turi kumwe pe. Rero ndashimira Imana ko nongeye kuboneka, kandi namwe Data wa twese arushaho kutugirira neza. Rero turi kumwe n'umushumba wacu Pasiteri Serugendo Dismas. Reka basuhuze asengere n'umwanya tugiye kujyamo. Turabashubuje bene data, Imana ibaho mugisha igitondo cyiza. Reka tusengere ijambo ry'Imana tugiye kumva. Mana urera kandi urakiranuka, turagushimiye kuko turiho mwanya mwiza ngo tugiye kumva ijambo ryawe. Weze ikirere, weze ibikoresho, weze umukozi wawe ugiye kutubwiriza ubutumwa bwiza, umuzuza imbaraga z'umwuka wera, abashe kutugeza ijambo rizatugira umumaro, abarwayi bakire, bibazo biremere imitima yacu bikurweho nawe. Umufashe mushoboje, twirukanye imbaraga z'umwanzi. Weze kirere Mana ngwino, kandi dusengeye abatutega amatwi babashe kuhabwa umugisha nawe kubw'ijambo ryawe. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amina. Imana iguha umugisha. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho 3, ariko tureka duhere ku murongo wa 7. Turasoma icyo gitabo cyo Kuva igice cya 3, dutangire ku murongo wa 7 nguko bivuzwe. Umurongo wa 7, ariko tutaragera ku murongo wa 7, reka tubanze tusome umutwe w'ijambo. Umutwe w'ijambo ratubwira kubarwa kw'Abalewi. Nandi Kuva, igitabo cyo Kuva atari kubara. Kuva ni ibice byaho 3. Turahera Turanganire gatoya dushake Kuva bice 3, murongo wa 7 kugeza ku 13. Imana ituma Mose kubwira Farao ngo areke Abisirayeli. Imana ituma Mose kubwira Farao ngo areke Abisirayeli. Murongo wa 7. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'abahekesha uburetwa. Kuko nzi imibabaro yabo. Kandi namanuwe no kubakiza. Mbakure mu maboko y'Abanyegiputa. Mbakure muri icyo gihugu. Mbajyane mu gihugu cyiza. Kigali cy'amata n'ubuki. Gituwemo n'Abanyakanani. N'Abaheti. N'Abamori. N'Abaeferizi. N'Abahivi. N'Abayebusi. Murongo wa 9. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho. Kandi nabonye agahato Abanyegiputa babata.
kandi dore nabonye agahato abanyegiputa babahata. Umurongo ukurikiraho 10. Mm. Nuko none None ngwino tumve ngutume. ngutume kuri Farawo Mm. ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Umurongo wa 11. Mose abwira Imana ati, Mose abwira Imana ati, ndi umuntu ki ndi muntu ki wahagarara kwegera Farawo, wahangara kwegera Farawo, ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa. ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Aramusubiza ati, nukuri nzabana nawe. Aramusubiza ati, nukuri nzabana nawe. Ibizakubera ikimenyetso yuko ari nje ugutumye. Bizakubera ikimenyetso ko ari jyewe ugutumye. Nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa. Nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa. Ugakorera Imana kuri uyu musozi. Amen. Imana iguhe umugisha. N'amagambo yasaga nk'aho ari maremare ariko akomeye meza afite icyo avuze. Bibiliya iravuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo arekure Abisirayeli. Abisirayeli bari bamaze igihe mu kibazo, bari bamaze igihe mu kigeragezo. Nkuzana ijambo rivuga ngo isengesho ryambukiranya rigasenya ibikuta, ibihome. Imana ishimwe. Nje kukwifuriza ngo usenge isengesho ryambukiranya risenya ibikuta, ryambukiranya risenya ibihome, isengesho ryambukiranya. Igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, ariko mu by'ukuri bahamaze igihe kirekire kandi igihe kibagoye, kibaruhije, ariko ntibaceceka, barakomeza basenga Imana, baratitiriza, basenga isengesho risenya. Isengesho buriya ni intwaro ikomeye. Isengesho buriya ni intwaro, ni kirimbuzi, niryo ryonyine rikoraho ibintu byose byananiranye. Isengesho, gusenga nibyo byonyine bishobora gukora ikintu cyananiranye. Wakoze bikanga, wakoresheje amafaranga ntibikunde, wakoresheje amaboko ntibikunde, wakoresheje imiryango ntibikunde, witabajije ibintu byose ufite ukabona ntibikunze, haba hasigaye gusenga. Hasigaye gusenga, ushobora kugerageza ibintu byose ukabona bitari kwemera, ariko nta kintu kijya kinanira amasengesho. Amasengesho arambukiranya akagera kure, ku muririmbyi wavuze ngo atambuka nk'inyenyeri. Amasengesho ashobora gusenya ibikuta birebire bikuri imbere. Amasengesho ashobora kugukura ahantu mu rwobo, mu gishimu, nta rwego ufite uri buzamukireho, wambwira ngo biragenda gute, watatse ntihagire umenya ko waguye muri rwa rwobo, ariko wataka usenga, ijwi ryawe Imana ikarizamura, rikabasha kugera ahantu hari urwego, rikabasha kugera hari abantu bashobora kukumva. Rero ndagira ngo usenge amasengesho ashobora kwambukiranya akagera kure aho wowe utabasha kugera. Ndagira ngo uyu munsi utangire wige gusenga amasengesho yambukiranya, atambuka, asesera, asenya. Hari uburyo umuntu asenga hanyuma ukabona ibyo usengeye birasa nkaho bitumvikana, birasa nkaho bitumvwa, ariko mu by'ukuri ntuzananirwe, ntuzacogore, uzakomeze usenge.
iki gihe abisirayeli bari muri Egiputa bahuye n'akarengane katoroshye, bahuye n'akarengane k'abanyegiputa ngo babakoresheje imirimo y'uburetwa myinshi kandi bayirenganiyemo cyane igihe kirekire, ariko bataka basenga Imana bayihamagara. Hanyuma muri uko gusenga no gutitiriza Imana ntabwo yacecetse. Imana yarabumvise iza kugera igihe ihagurutsa Mose, kandi murabizi neza ko Mose yabaye muri Egiputa, ariko kubw'umugambi w'Imana Mose yaje gusubira muri Egiputa aje kurenganura abisirayeli. Imana iramubwira ngo ndashaka kugutuma kuri Farawo ngo arekure abisirayeli. Mu by'ukuri guceceka kw'Imana cyangwa se gutinda kwawe mu kibazo ntibishatse kuvuga yuko Imana inaniwe. Oya, hari igihe utinda ahantu, hari igihe utinda mu buzima, hari igihe utinda mu kigeragezo, ariko icyo kigeragezo ukazakivanamo izindi mbaraga z'Imana, ukazakivanamo ubuhamya, ukazakivanamo imbaraga, ukazakivanamo amavuta, ukazakivanamo ibintu byinshi byagirira abantu benshi umumaro. Imana itugire neza. Uyu munsi narije kukubwira ngo usenge amasengesho yambukiranya agera kure, kuko urasenga amasengesho akishakira inzira, agasesera, agasenya ibikuta bikuri imbere, agakura umwijima imbere yawe, agakuraho urupfu se, agakuraho uburwayi se, agakuraho ubushomeri. Amasengesho niyo ntwaro ya nyuma ushobora gukoresha izindi zose zananiwe. Amasengesho nibwo buryo bwonyine bwizewe ushobora gukoresha, hanyuma ibyo ugiyemo byose bigakunda. Bishobora no kwanga, ariko biba bifite impamvu. Kandi Imana ishobora kuba wasenze, Imana ikabika ya masengesho wasenze kugira ngo azagutabara ikindi gihe kandi gikomeye. Murabizi dufite abantu bagiye batubanziriza bagasenga, amasengesho yabo ukabona arasa nk'aho adakoze, ariko akazakora ikindi gihe. Amasengesho arabikwa, arahunikwa, nkuko mujya mubona hari abahunika ibintu, imyaka, abahunika ibintu. Amasengesho arahunikwa, arabikwa. Iyo dusenga tuba dufite ahantu tugenda duhunika. Rero uyu munsi utangire kwiga gusenga amasengesho yambukiranya, amasengesho asenya, amasengesho atambuka, amasengesho agenda akagira aho agera, ukayohereza, ukayatuma mu ntara, ukayatuma hakurya y'igihugu, akambuka imipaka, akajya mu ndege akagenda. wowe utagiye, amasengesho ukayohereza, agatega indege akagenda, akagera mu gihugu wowe utagezemo. Kuko amasengesho dusenga arambukiranya, aragenda agera kure. Mwene data, mukristo, mwene data, iki gihe abisirayeli basengaga ntabwo bari bazi igihe Imana izabatabarira, nta nubwo bari bazi ko Imana yabumvise, kuko batinze mu kibazo, batinze mu kigeragezo. Ariko kubera ko nta sengesho Imana yirengagiza, igihe cyarageze, Imana iravuga ngo numvise gutaka kwabo, numvise umuniho, numvise umubabaro, mbonye akarengane barimo. Ariko mu by'ukuri wambwira ko igihe bahereye myaka 440 Imana ariyo yari ikibyumva? Oya, ahubwo amasengesho arabikwa, kandi amasengesho agira igihe akora. Nuko twe dushaka gusenga nonaha
kandi kugira ngo nimugoroba tuze kurara tubibonye. Ushobora kutabibona ariko Imana ikabikurindiramo, ikakurindira muri icyo kigeragezo, ikakikurindiramo mu by'ukuri ntikikwice, ubwo bushomeri ntibukwice, wenda ugasenga ugatinda kubona akazi ariko uba uzakabona igihe kigeze, ugasenga ugatinda ku musozi watsengeyeho ariko uba uzawuvaho kandi Imana ikanawukurindiraho icya gihe kitaragera. Rero ndagira ngo uyu munsi nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo usenge amasengesho agenda, amasengesho atambuka, amasengesho akomanga, amasengesho yambukiranya akagera hakurya y'imipaka, akagera hakurya yawe, akagera kure. Mwene data, ndakwifuriza gusenga, ndakwifuriza kubana n'Imana, ndakwifuriza kugira ngo wongere ugire imbaraga zo gusenga. Biragaragara ko wasenze ukananirwa, biragaragara ko wari umaze gucogora, biragaragara ko wumvaga ibyo usengera bisa nkaho bitari gusubizwa, bitari kumvikana. Ariko nusenga mu by'ukuri ugasenga Imana ariyo uhanze amaso, ariyo wizeye, ariyo wiringiye, Imana yumva gusenga kwawe. Rero ntunanirwe, ntucogore, ntubivemo, ntiwigirire nabi. Imana yumva gusenga. Amasengesho niyo ntwaro yonyine yizewe. Amasengesho niyo ntwaro yonyine yizewe. Intwaro zose zishobora kunanirwa, na za zindi mubona mujya mwumva mujya mubona zishobora kutarwana ngo zineshe, ariko amasengesho aranesha. Intwaro zindi zishobora kudatsinda urugamba, intwaro zindi zishobora kudatsinda intambara, intwaro zindi zishobora ariko amasengesho yonyine arizewe. Amasengesho ntiyakubuza kujya mu kazi, ugomba kukajyamo kandi ukagakora. Amasengesho ntiyakubuza kujya mu mirimo, amasengesho ntiyakubuza gahunda zose. Niba urwaye ugomba kujya kwa muganga ariko ukanasenga, ugomba kujya mu kazi ugakora ariko ukanasenga, ugomba kujya ku ishuri ukiga ariko ukanasenga, ugomba gukomeza muvuma zawe nk'umukristo ukazikora mu buzima bwa buri munsi, ariko ukibikaho intwaro yitwa gusenga. Abisirayeli batinze mu kibazo, bagitindamo mu by'ukuri, batinda mu kibazo, ariko gutinda kwabo mu kibazo batindaga batakira Imana. Buri munsi baratakaga, buri munsi barasengaga, buri munsi babwiraga Imana ko bababaye, babwiraga Imana ko bari mu bibazo, babwiraga Imana ko barushye. Ntuzacogore gusenga, ntuzacogore kubwira Imana. Amasengesho yonyine niyo yizewe. Nukuri nje kugutangariza ko amasengesho yonyine arimo gukiranuka, arimo kubaha Imana, niyo yonyine. Nusenga wubaha Imana, nusenga ukiranuka, ukabona ibyo usengeye birasa nkaho bidahinduka, uzituriza unyurwe. Iyo ubwira, iyo usenga, ibifite ikiguteganyiriza, ibikurebera, kuko niyo twasenze kenshi Imana iduha ibidukwiye, nta nubwo iduha ibyo twasengeye, ahubwo ibiduha ibidukwiye. Rero twasenze mujye mwizera yuko ibyo twabonye ari byo byari bidukwiriye. Hari n'igihe dusengera icyifuzo, ugasengera ikintu hanyuma ukabona haje ikindi utigeze unatekerezaho. Imana yabonye ko ari cyo gikwiriye, ariko na cya kindi wasengeye hari igihe kiba kiri aho ngaho, hari igihe cyateganyirijwe Imana izagusubirizamo cya cyifuzo umaze iminsi usengera. Rero narije kukubwira ngo intwaro ya nyuma usigaranye yizewe ni ugusenga. Intwaro ya nyuma wizeye, intwaro ya nyuma usigaranye, ibindi bishobora kuba warabigerageje bikanga, ariko uyu munsi wibike intwaro yo gusenga Imana. Ntukomeze gucogora, ntukomeze gusubira inyuma, ntukomeze kubivamo, ahubwo urushaho gusenga no kwegera Imana. Imana irahari, yiteguye kumva gusenga kwawe.
Murongo wa 7 watubwiye ngo Uwiteka abwira Mose, Uwiteka aramubwira ati ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'uburetwa kuko nzi imibabaro yabo. Numvise gutaka. Buriya utakira Imana irumva, buriya utakira Imana irumva. Imana yacu irumva, Imana yacu irazirikana. Ntuzacogore gusenga niyo ntwaro yonyine yizewe. Nakubwiye ngo hari intwaro nyinshi abantu bakoresha bakurikije ubuzima barimo, bakurikije gahunda zabo, ariko nabwo bishobora kudakunda. Ushobora kwivuza ukavanga, ukivuza ukanatambuka ukajya n'ahandi, ukivuza ukajya no mu bindi bihugu ukivuza, ariko bikanga. Ariko gusenga konyine niko kuba gusigaye. Rero ntuzatakaza amasengesho mu buzima bwawe uri umukristo, ntuzatakaza ibyiringiro usenga, ntuzatakaza ibyiringiro. Ushobora kwiga ukarangiza ufite amashuri meza, ufite diplome nziza, warangiza ukabura akazi, kakabura pe. Ariko niba usenga ntuzatakaza ibyiringiro, niba usenga ntuzatakaze. Ushobora kuba mu buzima ubona bukurushya, ushobora bukugoye, ariko niba usenga ntuzatakaza ibyiringiro. Ushobora kuba mu rugo ukabona nta byiringiro ufite byo kuzarurambamo, ushobora gusenga gushaka ntubyare, ariko ukabona igihe kirasa nkaho gisa nk'igitambuka, ariko niba usenga ntuzatakaza ibyiringiro. Ibintu byose wabamo ukabona birakugoye, niba usenga ntuzatakaza ibyiringiro. Masengesho niyo ntwaro yizewe ushobora gukoresha ukava mu kibazo, ibindi birashoboka ariko ntabwo biba byizewe. Reka dusoreze kuri iri jambo riri muri Samweli wa mbere, ni igice cya mbere n'ubundi, ariko turahera ku murongo waho wa 9. Reka dusome ijambo kuri Samweli wa mbere, igice cya mbere, murongo wa 9. Kuvuka kwa Samweli, murongo wa 9 kugeza hera ku murongo wa 9 ugeze ku wa 13. Reka tuhasome. Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana arahaguruka aho bari Shilo. Kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda. Arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamugutura Uwiteka, abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. 12. Nuko akomeza gusenga atyo
nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, Eli yitegereza umunwa we, kandi muri wo mwanya kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ndirihinguke. ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko 13 rekeraho. yasinze. Imana iguha umugisha. Aya ni amasengesho y'umudamu witwa Hana. Hana yamaze igihe kirekire mu kibazo ku buryo uyu mugore ngo yari afite mukeba we witwaga Penina. Hanyuma Penina uwo mukeba we Penina ngo akahora amushinyagurira, amwibutsa yuko atabyaye, amwibutsa ko ari ingumba, amwibutsa ko ari mu kibazo. Kandi ngo Hana umugabo we yaramukundaga cyane nubwo yari mu kibazo cyo kutagira umwana, kubera ko buri umukristo niyo waba mu kibazo Imana igusigira akantu kazakurengera, kantu wishingikirizaho. Ntabwo ushobora kuba mu kibazo burundu ngo Imana ibura akantu igusigira. Oya, naho imiryango yafunga ariko hari akantu k'akanzu gasigara. Naho wabona ugeze mu icuraburindi ariko hari akamuri Imana igusigira. Hano rero yari afite ikibazo cy'ubugumba, ariko Imana imusigira akantu k'akanzu ko gukundwa n'umugabo we, nubwo umugabo yari afite undi mugore. Ariko uwo mugore ngo yaranabyaraga, abyara abahungu n'abakobwa, ariko umugabo we Rukara ntiyigeze amukunda nk'uko yakundaga Hana. Nta kanzu Imana yari yasigiye Hana ko kugira ngo akundwe n'umugabo we. Hana rero ngo yarakomeje arasenga, akabwira Imana ati, Nyagasani Nyiringabo Mana, nunyibuka ukampa umwana w'umuhungu. Ngo ahiga umuhigo, aravuga ngo uwo mwana w'umuhungu nzamujyana mu nzu yawe, n'icyuma cyogosha ntabwo kizamugeraho. Urumva? Aravuga ati, urumva umuntu umaze igihe kirekire nta mwana, kandi kubera kutagira umwana akagira na mukeba umubyarira ku ruhande buri munsi, kandi unamubwira amagambo amusogota umutima. Ariko abwira Imana ati, Mana nunyibuka. Uyu Hana yari yarivuje, yaragiye mu badogiteri bakomeye, yari yarakoze ibishoboka byose nk'umuntu wakundwaga n'umugabo, kandi umugabo ufite uburyo bwo kubaho kose. Ntacyo batari barakoze, Elukana ntacyo atakoze kugira ngo umugore we Hana abone umwana. Baganga baravura, akorerwa operasiyo zikomeye, ariko biranga, bijya byanga. Ariko Hana asigarana intwaro yitwa gusenga, masengesho yo kuvuga, arayasenga. Ayo nayo arayarangiza yo kuvuga, asigarana amasengesho yo guhiga umuhigo. Arahiga. Ayo nayo arayarangiza, asigarana amasengesho ngo yo kutavuga, yo kunyeganyeza umunwa, ariko ari gusenga. Mu by'ukuri Bibiliya yerekana ko Hana yasenze amasengesho y'uburyo bwose. Masengesho asesera, yambukiranya, Hana yarayasenze. Masengesho kwambukiranya, amasengesho yo gusesera, amasengesho asenya. Mbega Hana yasenze amasengesho yose. Ibintu rero ngo byari byarananiye abaganga, ibintu byari byarananiye imiryango, ibintu byari byarananiye abantu. Amasengesho Hana yizera ko ari azamukorera umuti. Ndagira ngo uyu munsi niba unaniwe, niba waragerageje bizinesi zikanga, niba waragerageje
kwikura mu bukene ukabona ntibiri kwemera, niba waragerageje kwihangira imirimo bikanga, niba waragerageje kwivuza bikanga, niba waragerageje kwiyubaka ukabona ntibiri kwemera, mbese warashakishije amahoro ukabona ntari kuza, usigaranye intwari imwe yitwa gusenga, niyo itananirwa ikintu na kimwe. Niyo itananirwa ikintu na kimwe, ndagira ngo muri iki gitondo dusenga Imana. Kandi nje kuguhumuriza ngo amasengesho niyo yonyine yizewe. Mu by'ukuri ntabwo nkubujije gukora, ntabwo nkubujije inzira zose wanyuragamo, ariko ziramutse zitunganye uzikomeze, ariko uziherekereshe imbaraga z'amasengesho, uziherekereshe amasengesho, uziherekereshe gusenga wizeye, uziherekereshe gusenga ukiranuka wubaha Imana. Dufite abantu batubanjirije bagiye basenga, kandi basenga ubona ko ibyo basengera bitazakunda. Umugabo witwa Zakariya nkunda kumubwira abantu. Zakariya ngo Bibiliya ivuga yuko yari umukiranutsi, ngo yari inyangamugayo n'umugore we, ariko binjira mu kibazo bakimara gushakana, binjiye mu kibazo. Nubwo bashakanye ari inyangamugayo, ari abakirisitu, ariko bahura n'ikibazo ntibabyara. Ariko ngo barasenga, igihe kimwe, umunsi umwe, isaha imwe, ngo Imana yohereza marayika aramubwira ngo Zakariya, gusenga kwawe kumviswe. Ushobora kuba utinze mu kibazo, ariko uyu munsi amasengesho yawe Imana ikayumva. Uyu munsi amasengesho yawe Imana ikayasubiza. Ushobora kuba wari ufite umusozi uhagazeho, ariko uyu munsi Imana ikawugukuraho. Ushobora kuba hari yari kuri imbere, ariko uyu munsi kubera gusenga kwawe Imana ikayisenya. Tugiye gusenga. Ntabwo nzi icyifuzo ufite, ariko niba uri umukristo ntabwo wabura icyifuzo. Ntabwo nzi ibikugoye, ntabwo nzi ibikuburabuza, ntabwo nzi ibikuremereye ku mutima, ariko tugiye gusenga amasengesho yambukiranye, atambuka nk'inyenyeri. Tugiye gusenga amasengesho atambuka nk'inyenyeri. Tugiye gusaba umushumba wacu adusengere, sengera abantu barwaye, sengera abantu bananiwe. Hari abantu bananiwe, ariko nje kukubwira ngo komera kandi ushikame, wihangane. Umukristo arihangana. Iyo utihanganye ntabwo wanezeza umutima w'Imana. Imana irakubwira ngo ndaje, ahubwo ukarushaho kubona nkaho idahari, ariko buri ibiri mu kazi, biri gutegura. Rero abo bantu tugiye kubasengera, bari bamaze kunanirwa, bumvaga hari imisozi bahagazeho, bakumva. Erega hari umuririmbyi wigeze aririmba ngo tubaho nk'abandi bose. Natwe turashomera, natwe dutinda kubyara, natwe dutinda gushaka, natwe dutinda mu bukode, natwe dutinda mu kibazo. Tubaho nk'abandi, ariko tugatuza, tugasenga, kuko dusenga Imana izirikana, kuko dusenga Imana yumva, dusenga Imana isubiza. Nshaka kukubwira ngo nturambirwe. Tugiye gusenga umuntu warambiwe, tugiye gusenga umuntu uri mu kibazo utazi naho igihe azakiviramo, ariko uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza. Dufite amasengesho asubiza. Dufite amasengesho umuntu asenga agasubizwa. Umuntu warambiwe, umuntu wabivuyemo, umuntu wari ucogoye, umuntu wari uri mu kazitiro utazi uburyo uzakavamo. Ndagira ngo wizere Imana muri iki gitondo, Imana ikongerera imbaraga.
abantu benshi bakunda kunanirwa kandi bari bagiye gusoza intambara, gusoza urugamba, kuva mu kibazo ukabona umuntu nibwo arambiwe, bakakwahagiza bakakubwira ngo imyaka irakugendanye, ese ubwo ntiwireba ibaye 45 urabona bigikunze, warangiza ukicira izawe nzira utaraziciye kera, kandi noneho ukaba wisubije inyuma. Kora utya, akira uduti, nta yindi nzira yonyine no gusenga. Utwo tuntu tw'uduti n'ibiki byose n'ibintu bikudindiza bikagusubiza inyuma. Rero reka dusabe pasiteri wacu adusengere, sengera ubwoko bw'Imana, sengera abasubiye inyuma, sengera ababivuyemo, sengera abacogoye n'abari mu bibazo. Imana yo mu ijuru yumva gusenga. Karibu. Turagushimiye Mana nguru, tunejejwe nawe kubwira ijambo, wongeye tena kutwibutsa imbaraga z'amasengesho zo kwambukirana. Mbere byose tubabarire kuko twabaye abanyandege ngeya mu gusenga, arabacitse indege, arabasubiye inyuma, arabaho Satani arimo kwereka ko gusenga nta nyungu irimo, arabarimo Satani arimo kubereka ko ntago basubizwa. Mana utubabarire ngitorero, utweze nk'abakozi bawe, kuko tubayeho kubw'imbaraga z'amasengesho, tunesha bigeragezo kubw'imbaraga z'amasengesho, turakira uburwayi kubw'imbaraga z'amasengesho, tufungurirwa inzira kubw'imbaraga z'amasengesho. Udutunganye utweze, utugarure tene mbaraga z'Umwuka Wera, tubashe gusenga amasengesho yo gukiranuka, dusenga amasengesho yo kwambukirana, dusenga amasengesho yo kwizera, dusenga amasengesho y'ubutwari, yo kubohora, yo gukiza, yo kwirukana, yo gusenya, yo gutwika, yo kwagarika migambi ya Satani. Tusabiye itorero imbaraga z'amasengesho, tusabiye abakozi bawe imbaraga z'amasengesho, tusabiye abakristo imbaraga z'amasengesho, abanani ongero babyutse mwami, abo Satani abereka ko batatabarwa nabo turabasengeye. Twirukanye imyambi ya Satani irwanya abantu mu gusenga, twirukanye ibitero bya Satani biteza abantu ndege nge abadasenga, twirukanye amasengesho y'akavuyo, twirukanye amasengesho atari yo kwezwa, masengesho atari yo kuhuza imitima. Utushoboje kuko ariwe Mana, tusengeye abarwayi kubw'imbaraga z'amasengesho, kiza abarwayi bari mu rugo, kiza abarwayi barwariye kwa muganga, kiza abantu bose bababaye mu iminsi kubwo bibazo by'umubiri, ukuremo uburwayi ku itorero, ukuremo uburwayi ku bantu bawe kubw'izina rya Yesu. Abana batoya barwaye, abantu bakuru barwaye, abakozi bawe barwaye, ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Mana ufasha abantu ibibazo bibaremereye, ibikomeye, ibiremereye abantu, tegeka kubwa mbaraga z'amasengesho, tusengeye abantu bawe babone umucyo, ubakure mu ndege nge, ubakure mu mwijima, ubakure mu bibazo, ubakure mu bigeragezo ibirimo kubateza ubwoba mu iminsi, bikurweho nawe. Mana utufashe, utushoboje kandi uturinde kuko ariwe Mana, turi mu bihe byawe n'ukuri kutugirira neza. Fashe iki gihugu nacyo ukiyezo gitunganye, wambike abantu bawe imbaraga, abatarabona agakiza ubahe agakiza kuko ariwe butanga agakiza. Mana ushimwe, urinde itorero, urinde mitima yacu, tukomeze tugire ubutwari bwo gusenga. Urakoze, iri jambo rifashe buri muntu wese kandi rimugire neza, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amina. Mana muhumugisha, reka tubahe telefone kugira ngo tuze gufatanya gusenga, kuko gusenga kwacu kugira umumaro iyo dusenganye umwete. Ni 0785 98944 0785 98944 na 0722 74 931. Reka mushumba nabahe telefone kugira tuze kubahamagara. 07 82 4 39 7 54. Murakoze, Mana ibagirire neza kandi bashoboje ijambo ritwa gusenga ribe muri twebwe. Mu butwari bw'Imana turabashubuje kandi mugire weekend nziza mu izina rya Yesu, amen. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.